ihangane turebe kujya kwa muganga ntiwinyeganyeze cyane komera tera agatambi ngaho icara ahangaha icara kazane telefone duhamagara umugabo kazane telefone ihangane komera duhamagare wagize amaboko ihangane nzimamagare ihangane nuko numva atari no kuyifata komera Isuku telefone itariho ndagira nte noneho ihangane komera icara neza telefone yanze reka njye kubwira mama sibyo urihangane ukomere ntuwinyeganyize cyane ndaje njye kubwira mama What? Bitebye ko mbona wenda ko ntaho urugi. Nuko devotararembye yagiye kunda ngwino banguka ahubwo birihutirwa udasanga bigenze nabi. Sikuba devotarembye bivuze kuza none se konje ngakomanga ubwa mbere. Ntabwo wari kuza neza sugenda neza. We ngwino tugende ibindi biraza nyuma. Tugende ujye kumureba. Yagiye kunda. Ntako narume ko. Njyewe njye kureba devota. Ujye kureba devota yagiye kunda. Kandi umugabo we ntawe uhari. None se wagiye ukamujyana wowe niba agiye kubyara ukamujyana kubyara. Si we mama we, si we mubyeyi nje kubwira. Ahubwo banguka tugende, ngwino tugende banguka. Yewe nkeza. Banguka mubyeyi tabara. Nta soni. Ahubwo ntuzongere no kuzumenyera. Urankura uko wiboneye nta soni, uzunturaho inzugi. Ubundi imibanire yanjye na devota urayizi. Ngenzi kuri nyina. Umva rero ndakwiyamye ndakwihanangirije kuba devota ari kunda ntabwo ibyo bindeba naramwiyamye ntacyo ntakoze ajya gushaka umugabo w'imbwa w'ingegera w'umutindi namubujije rero ahubwo ntiwongere kunsteresa mu mutwe genda wowe umujyane ugenda ubwira ko kagabo kiwe kamujyane kwa muganga ese ubundi kuki uza kumpuruza genda umugabo we genda wamuteye nturi nyina ariko ntabwo namuteye inda ariko uri nyina Sera kumujyana kwa muganga atabanje kukubwira. Umva nkubwire. Nundi munsi sinzongere kumva uzumbwira ibibazo bya devota. Ajya gushaka nawe namwiyamye. Urumva? Ubwo rero ntabwo ibyo bindeba njyewe. Genda ubwira ko kagabo ke kamafuti kagati kagende ntaho hari gira impuhwe mubyeyi. Mugirira impuhwe pe. Wamwumva nawe nk'umubyeyi. Niba waramubyeyi ukajya kunduka byumva wamwumva umugabo we ntaho hari. Gira impuhwe pe. ubwo nkawe mushaho uri kunaga gute kandi ubigire yereka mbanze mubwire bose aramukaye ngutsanganye nete mujya ko akazi kakuneye kwiruka rutari ngo iki ushinzwe cyane abantu bose hanga mwigize noze we kuri umukozi nkandi wakoze ukava mu na soni kamanze babwire namuzi ko boss nye dufite dupfana mukomeze mubizane no maze muze kuza ahubwo mfite n'ikibazo none se wagize nyuma inda n'ibyabwe ibyamwe uramuhima n'inzobe ukaburuka inda ibyamwe uramuhima musunika vuba ingiki ahubwo wowe uraje nataye kwanza niba ari ibyo ngibyo akazi ngo boss mu byo mu okay none ngere kamanze nakubwira reka banze nakubwira turebe ngiye nawe uri butembe mwana winesha umutwe uwo mutwe nzawumena wowe renzo ngumenye ariko gute wowe uburetse gato boss nasa ndamubwira ko wewe washatse no kunkubita umva ngiye mbanze nkubwire nubone hano warahabonye akazi ugiye ngo nshatse sinahita mubwira akakwirukana Bana rekera nakubwiye nta bigambo bye bigabanye wakoze akazi ubundi gahinge abundi bikoze bose barabikuye he bimeze gutya ahubwo wewe wavuye uzi n'ikindi muhagarika akazi ngiye mbanze babwire ubu nshatse nabirukana mpereye kumwe ku wundi
urumva umwe ku wundi nkahita mbabwira mugataha urumva nkahita nshaka n'abandi bakozi n'amafaranga makoye nkahita nyene yabahemba none ndimo ndakureba umujinya ukanyica nkabura icyo nakora nta n'ikindi none se kusa n'ibibazo wagize mu mushinya bura kukwica bitwaye iki se nawe byakugeraho gora umva ngiye mbanze nkubwire njya kuza ahangaha byari byanzuye byananditswe ko ngomba kuza gukora ahangaha byibuze umujyane kwa muganga ibyo bindi uzabimubwire nyuma ajya gushaka uwo mugabo sinari impari. Izo mpuhwe uri kuvuga rero habe nakangana gutya mfite njyewe izo mpuhwe ntazo mfitiye Devota urumva kandi ntabwo ari wowe unoza kugira impuhwe njyewe ndi umuntu mukuru nzi icyo ngomba gukora nzi n'icyo ntagomba gukora uriya ntabwo agomba kuntera igihe cyanjye njyewe mfite gahunda zanjye nigiriyemo. Ababyeyi b'iki gihe n'amafaranga we urushaka wakwirengagiza ko yashatse umugabo w'umukene ukamugira impuhwe niba ntawe murira n'umuntu utumva niba ndi nyina koko nk'uko ubivuga yagombaga kunyumvira agashaka umuntu muzima apana irangegera umugabo we n'umuntu muzima nuko nta mafaranga wa mubyeyi we ugira impuhwe ujye kureba Devota ararembye pe ararembye cyane kumvira mu rugo ukagenda ntabwo kandi ikindi gihe ntuzagaruke kunkomangira ku muryango urumva nari niruhukiye mfite ibyo ndimo rero kuba uvukana n'umugabo wanjye ntabwo biguha uburenganzira bwo kumenyera no kunyurira. Oya umbabarire njyewe narinjeje kukubwira ikibazo umukobwa wawe yagize niba warabyaye uri umubyeyi ukajya kunda umubyeyi akaba ameze kuriya niba igise cyarakuriye nawe wamugirira impuhwe. Izo mpuhwe rero genda nawe uzimugirira wese n'uri umukobwa mugenzi we genda ahubwo genda sinzongere ndakwiyamye. Ariko wa mubyeyi we watabaye Devota koko kwanje kumutabariza uje ukamureba ukuntu ameze nawe impuhwe zakwica pe mugirira impuhwe bwa nyuma nk'umubyeyi we basi ibyo bindi uzamwirengagize nyuma niba warigeze ujya kunda. Ngende kubona kuntesha igihe njyewe ndi muganga uje kumutabariza njyewe ndi muganga kuki utagiye kumutabariza ngo ugende kumuhamagariza muganga kandi ikindi reka nkubwire kandi ukurugutura ayo matwi yawe unyumve mu gihe Devota akiri kumwe n'iriya mbesire y'umugabo urumva sinzongera kumva mu matwi yanjye uzumbwira ngo Devota ngo mufashe nta bufasha mfite urumva mu gihe yanze kunyumvira ikindi nadatandukana n'uriya mugabo ngo ajye mu maboko yanjye njye bari njye umufasha urumva ntuzongere n'umunsi n'umwe kungaruka imbere umbwira ibya Devota. Ariko se mubyeyi ko ari wewe wamugiriye kunda ubizi ariko si ibyo bintu uri kubinyibutsa uri kubintoza ese ubundi ubwiye n'iki ko namugiriye kugira nkawe nka mama we waza ukajya kumureba kuba ndi nyina ibyo ntabwo bikureba bajya bavuga ngo nyina w'umwana niwe ugira impuhwe rero mu gihe ngiye ntazimufitiye wowe urinde niba uzimufitiye genda umutabare. Naje kumutabariza nizo namugiriye nazimugiriye base rero umeze nkaho utumva ushaka kuba wumva utinze n'ukuri mubabarira mbere rimwe wamviriye ku muryango kandi sinongere kubisubiramo utabona uburakari bwanjye aho bushingiye. ese ubwo wari kurakara nkubwiye ko yagiye kunda koko ntiwari kumurakarira nyuma byibuze umubwira ko byakugoye ngwino umuherekeze pe byonyine umugeze kwa muganga. Ushobora kuba ufite ikibazo cy'amatwi kurikira urutoki mvira mu rugo genda asoni izo muhegenda nawe uzimwereke. Devota we haguruka tugende ndabona mama wawe yanze yananiye namubwiye yanze ugiye kwihangana usindagire gake turebe ko tugera kwa muganga sibyo mama wawe yanyangiye pe bayihangana uhaguruke ihangana ukomere ihangane tugere tujya ku muhanda gufatira akamoto ihangane ukomere ma mugabo se wari hehe telefone yananiye buriya araza kuyishyiraho ndamuhamagara niba ari umuriro wamushiranyemo musaha hepfo turahabona moto nawe ntabara pe ntabara ngahicara ndebe ko nongera ngahamagara mugabo kanyitaba se ko numvise itariho yarugerageje
ndareba iciyemo ihangane. byari byaranze byarananditse ko ngomba kuza byarangiye yakize cyadanje nta n'isoni bye nshatse nakwicara mugakorana narangiza nkanahembwa ngewe urumva nta kibazo we nabonye ufite n'amahane menshi yenda wewe nakwicara n'umuntu nakubona uransetsa ase reka mbanze mbabazi ubundi muzi n'ibiti bishaje ku isantiye mwumva mufite muri roho nzima mwana ubundi boss bahereza akazi gute muceceke madamu arahamagaye allo wowe ufite igitiyo kimeze nk'umuntu w'umuntu allo mwiriwe mwiriwe neza mugabo none se ko Devota mu rugo byakomeye uri hehe byagenze gute yagiye kunda byakomeye kandi nagiye kureba mama we yampakaniye pe mama we yansembeye yanyirukanye Yesu we nishimwe ndaje agiye kujya kwa muganga agiye kujya kubyara Imana ishimwe cyane we mbabura umfashe ndaje ngiye gusaba uruhushya mu kazi Sheri ndapfuye. ntangane tebuka tebuka uradusanga kwa muganga turi kugenda akanya gato ndaba mbagezeho hakuse waje kuri telefone hano ku kazi wowe ako wowe ibintu uri kuvuga ni biki ndaza ninjye ubigusezeranyije ndi mu kazi kandi ndakumva neza nari ndakubwira ko amafaranga tugiye gutanga arashirira kuri tike ya moto nta yandi mafaranga dufite yego nyine koresha ayo ngayo ngenda cyari mu kazi mu kanya ndaba nshoje ndahita mbageraho ngiye gusaba boss uruhuye kangire vuba pe sawa ihangane tebuka Papa wowe ni Yesu. ihangane ushyiremo akabaraga pe ishyiremo akabaraga ntabwo bikorera nawe uri kuganya kwigenga nawe barajya kwibyawe ze ko bayiteye so wajya umenya ibyawe nese bure ni uko byarabizi buri ibundi akosha cyako se bagabo muranabasha umva iriya jirafe yishoboje ikisha ariko mureke mbabazi boss ari he kumubaze kuvuga n'umugore wanjye ko ibibazo nagize muremure bitarenze aka kanya tugezemo urashaka guhembesha utaranakorana n'akazi koko ndahembesha bavuga ko umugore wanjye agiye kubyara ubuse urumva ntakeneye amafaranga wowe kabyara genda umurebe iriya jirafe yawe wenda itaza kudupfana kuvuga ngo yicara haruguru nareba neza ntago nagira imbaraga zo gukomeza gukora akazi kandi ubanda murashobora arikunda ubu ruriya rwego uragenda neza uragenda ubishimangiye iragenda iringiye utereta rero ufite icyondo namukubumbira akugire umwana bahungu baba baritayemo ngo mbanze nkubwire rero ibyo bintu byo kunyibwirisha ngo ufite icyondo wagenda ukamwumbumbira twabifanya aka kanya Ngo moto yabonetse. azaratire ko hano tuyibona moto tugende kwa muganga uyu muntu se yabaye iki ubuse ntabwo uri kubireba ko atwite uze marajya he tugiye kwa muganga ahubwo gira katisha moto neza reka njye ntabwo njya ntwara abantu batwite ntabwo ujya utwara abantu batwite ubu sindi ivuyemo nayisubizamo ivamo se moto ivanamo ubuse ari nka mama wawe wabigenza ute ntabwo wamutwara ubuse kata mwana tugende ubuse muramangaye urashaka angahe se ahubwo 29,500 yego komana hoya uri kuduca menshi nuko uri kubona akatwite ariko widufatirana tubabarire ashikuda iyo bigeze ku batwite niviramo ndagira nte nawe N'amata wabaye nka mama ngo gakakanya. Ngo byanze mata karama tugende kwa muganga mata kupereza. bimeze bite meri tugende kwa muganga nuri kubibona ko no mugore atwite reka miri mwana hangane gumahanga komere hangane najya jya witonze nta kibazo nta kibazo ari bugire kuri moto ko nzi ko
ababyeyi bajya mu modoka munyambikire kuri moto byihorera ubuse twateze moto ariko dufite imodoka umubyeyi utwite ntabwo ujya kuri moto byihorera nyine tugende nta kundi hano hasa moto iramucunaguza iyo sima igeze he igihe nayihereye nyitegereje abakozi bicaye babuze icyo bakora bimeze biti Boss wiriwe uretse ndaje nkuvugishe mu kanya wiriwe bimeze bite wowe ni byiza boss nzengurutse hano hose ndimo ndagushaka abagenzi twakoranaga no bandangiye kuri hano haruguru none bimeze bite nagize ibibazo madamu wanjye yafashwe n'inda ubu tuvuga nagiye kwa muganga none nta n'igihumbi mfite nta n'igihumbi mfite okay none washaka iki bose nashaka ko wamfasha ukampa amafaranga kuko n'umuntu bari kumwe aka kanya nta n'igihumbi asigaranye najya mufasha umeze amafaranga none se kubizi ko nanjye no chance atari yanjye bose ampemba nanjye nkabahemba urana amafaranga ndi buyakure bose mfasha umuhamagare we n'umubwire nayo icyumweru gisize ari umuduhereza ariko ngiye mbona ibibazo byanjye kuko nta bose ndabinginze pe mumfashe nta bundi ntago bishoboka nabikubwiye mumfashe mbabarira ubikore gutya wimfukamira irashatse ntago ari yanjye nanjye barampemba kujya nanjye mbahemba oya ntago bishoboka haguruka ntago bishoboka bahamagare cyangwa nawe unangurize ntago bishoboka nabikubwiye bidashoboka ntago bishoboka nimbazi ngusabye ntago bishoboka ariko nanjye mbona bikemutse nabigenza gute none mbigenze gute njyewe nyakure hamagara hejuru abari wowe mwese ntago bishoboka ihangane haguruka haguruka usubire mu kazi ndagusabye haguruka usubire mu kazi ahubwo urimo uratinda bose ndagusabye shaka oya ntago bishoboka kabisa ahubwo haguruka ujye mu kazi nukuri bose nimba ahubwo urimo urica akazi oya wimfata haguruka ujye mu kazi oya ntago bishoboka nta mafaranga ahari nagusobanuriye reba bose ishyiremo nk'ubu ngubu ikibazo nta mafaranga ahari nukuri ndakwinginze ndagupfukamiye mbabarira haguruka ujye mu kazi nukuri mbabarira nese umugore ni uwanjye bose nukuri nta bundi buryo nanjye nabuze uko mbigenza ndakwinginze ndwara nuko ibibazo ndagusabye bose kuko haguruka ujye mu kazi oya nese umugore ni uwanjye ndakwirukana nubwo yaba atari uwawe ndakwirukana tekereza ibibazo mfite nukuri ngirira impuhwe nk'izo wagira umwana wawe jya mu kazi cyangwa mwirukane mfasha ndakwinginze jya mu kazi cyangwa mwirukane ibintu ni bibiri shere ubu nta nubwo wagenda unyweye icyayi koko gusa nawe reba amasaha ukizaniye kandi urabizi ko aya ni amasaha yo kujya mu kazi sumva atari wowe wakererewe ahubwo se Devota bitebye ameze gute Devota numvise ngo yagiye kubyara ngo inda yamufashe ngo yagiye nyine kubyara ndi kumva nibyo uri kumubwira cyangwa ndi kumva ibindi bintu ngo byagenze gute ntabwo cyumva ikinyarwanda se inda yamufashe ngo yagiye kubyara ukabura ahangaha none se wagira ngo mbe ndi hano nyine twumvikane ku kintu ninde muntu wakuzi hako njyewe sinumvaho ikibazo kiri bandoze ikizi ushobora kuba uri umusazi twaba tumaranye n'iyo myaka yose ntazi ko uri umusazi umuntu w'umubyeyi nkawe wagiye ku gise umwana wawe arajya ku gise akajya kubyara urangiza ugakomeza ugumya ahangaha ngo uri kuntekera icyayi mu buhe buryo ako se wa mugabo we nawe uretse amahane no kuvuga nabi njyewe ndi muganga njyewe ndi iki ku buryo Devota ajya kubyara aranjye nkaba mpari ujya kubyara wagiye wenyine subiza wagiye wenyine yego cyangwa oya ntabwo nagiye njyenyine ariko najyanye n'inshuti yanjye nawe nyine nashaka inshuti ze zimujyana inshuti ya mbere ni wowe mama we abandi bose baza bakurikira uri kunyumva neza ni kimwe nuko nawe uramutse ugize ikibazo
umuntu wa mbere wakugeraho ni njyewe kereka wundi waba ukuri hafi ariko ni njye muntu wa mbere wakagombye kukugeraho ko ni njye mugabo wawe kose uri umugabo wanjye ugomba kungeraho nyine imbere y'abantu bose nawe rero afite umugabo nahamagara uwo mugabo we amujyane ariko ubundi nawe hari ibintu uri kwirengagiza urabizi neza ko kuva Devota y'abana n'iriya ngegera y'umugabo ubundi se buriya tumwita umugabo ntabwo ubizi ko ntacyo ntakoze njyewe namugiriye inama nk'umubyeyi nimbabazi ngusabye tekereza nawe umuntu uri kunda agiye ntabwo ino chance yari yanjye urabizi n'umuntu umujyaye haguruka ndakwinze haguruka ujya mu kazi ngwana ngirira impuhwe haguruka ujya mu kazi cyangwa wiruka babarira ndakwinginze ndakwiruka nukuri mfasha mfasha nta naho kwerekeza ntabwo mfite oya ntabwo bibaho haguruka ujya mu kazi haguruka ujya mu kazi cyangwa wiruka kuko nta bundi buryo oya ntabwo bishoboka ntabwo nakwishyura narishyura abandi ntabwo ino chance yari yanjye ntabwo ino chance yari yanjye ndabigenza gute gusa ndabigenza gute